dutangiriye ahangaha dutangiranye ahangaha nawe uri kuroba ahangaha ku mazi. Gusa uno mudamu arangije aravuga ati mana yanjye, hati uyu munsi byibuze mfasha nze kuroba disi, uyu munsi tuze kubona icyo turi buze kurya. Urabizi neza ko umaranye iminsi myinshi inzara. Ati ntago meze neza mana yanjye, uyu munsi se byaba biraza kugenda neza. Ati urabizi ko maze igihe kinini nzanga kuroba nkaba nta kintu njya mbona. Barakwereka ahangaha uno mudamu ubwo yari ari kumwe n'uyu mugabo wiwe, baje kuroba ngo barebe ko babona amafi ndetse bakajya guteka bakirira, ibintu bikaza kugenda neza. Gusa uno mudamu arangije ati mana yanjye, ese biraza gushoboka? Gusa umugabo we arimo kuroba ndetse umugore we ari kujya asenga, acishamo agasenga kugira ngo byibuze Imana ize kuza kubafasha baze kubona icyo kurya. Ati urabizi neza ko tumaranye iminsi inzara ndetse wakadufashije tukagira icyo tubona. Gusa uno mugabo arangije ati sheri, ati ndi kumva hari ikintu ndi kumva cyagiye mu ndobani yacu. Ati ndi kumva indobani hari ikintu cyagezemo. Ati sheri, ati urabizi ko tumaze iminsi njye nawe nta kintu turiho kandi Imana yacu yo mu ijuru iratwibuka. Uyu mugabo yaravuze ati sheri, ati ndakwinginze, ati nimba bishoboka, ati nituramuka tubonye amafaranga se ntabwo uzantererana ngo nsige, ko nzi ko hari abagore babona amafaranga ndetse bagahita basiga abagabo babo bitewe n'uko bari babanyeho mu buzima bwa gikene, noneho baza gukira bakaza babasiga abagabo babo. Ese ngewe uzansiga? Gusa uno mugabo arangije avuga ati sheri, ati ndumva hari ikintu mbonye ahangaha mu mazi, ati mfasha dukurure. Nuko bagize gutyo barwana no gukurura, ibyishimo byari byinshi. Ahangaha bari bamaze igihe kinini baza kuroba ahangaha ndetse bakaba barabuze n'ikintu na kimwe babonamo. Gusa barakwereka uno mugabo nta kindi yakoze, yagize gutya abona icyo bafashe ndetse ahangaha bagize gutya bafata bimwe mu bibumbano bya kera byari bikozwe muri zahabu. Uyu mugabo arangije aravuga ati sheri, ati wari uzi ko kino kintu bari barashyizeho $1000 kuba ku muntu uzagitanga? Uyu mugabo ati mana yanjye urakoze cyane kuba umfashije nkaba mbonye amafaranga menshi. Ati njyewe n'umuryango wanjye tugiye kumera neza. Arangije n'umugabo aravuga ati ni byiza cyane kuba mbonye amafaranga ndetse iki ngiki ni ikintu kiboro cyane kiri kugura amafaranga $1000. Aya mafaranga nawe urayumva ko ari menshi. Uyu mugore arangije aravuga ati sheri, none se wazanye nkabigufashaho? Ati we kundi nta kibazo, twakagiye ngiye nkabigufasha nkajya gushaka umukiriya ndetse tukaba twabonamo amafaranga. Umugabo yaravuze ati sheri, ati wihangane, ati ni njyewe ukirobye, ati Imana impaye amafaranga menshi ndetse njye nawe turi kumwe turaza kuza kubibyaza umusaruro. Ati nimba wumva nta kibazo kirimo kandi njye nawe urabizi ko turi inshuti bimwe bya nyabyo. Ati twabanyeho mu buzima bwa gikene, ati ariko kuba tubonye kino kintu cya zahabu ndetse kino kintu gikozwe muri zahabu tugiye kugenda tubone amafaranga menshi. Mudamu yaravuze ati ndakwinginze, ati zana nkufashe cyangwa nyine ntacyo, ariko byaba byiza uzanye nkagufasha. Batangiye kurwanira ahangaha ino zahabu babonye. Umugabo atari kuzana w'intwara zahabu yanjye, ati reka tugende nyigasani. Barakwereka ahangaha uno mugabo arangije aravuga ati ndavuze ngo jya imbere tugende. Ati urabona ko ibi ni ibintu bihenze sheri, ati wowe ushobora kubifata bikaba byakugiraho umuvumo nyagasani. Ndebera ahangaha amafaranga ngaraza, bagatangira kuba bazizanamo umushiha bakaba bashihorana. Gusa uno mudamu arangije aramubwira ati ndakwinginze hore ngaha tugende nta kibazo. Gusa uno mugabo arangije yafashe icyemezo cyo kuba yagenda. Gusa umugore wiwe ntabwo yaranyuzwe n'ibyo umugabo yari amukoze. Gusa umugore wiwe arangije atangira kugenda yivugisha ku mutima, ati ibyo wigira byose wa mugabo we ni ku mutima. Ati ibyo wigira byose wa mugabo we ntabwo uri buze kuncikana ayo mafaranga nyagasani. Ese biraza guherera hehe? Kora subscribe kuri Kaba Famous.
tubana umunsi ku munsi. Nimba wakunze ino video kandi like. Gusa uno mugore arangije hari igiti yateruye hasi, nyagasani ndebere neza witonze. Yateruye igiti tayari ahita akubita umugabo wiwe, umugabo we yese yikubita hasi, ndetse na ya zahabu yari afite yikubita hasi, nyagasani. Uyu nguyu yarangije ati awi ndabikoze. Aza gake gake, yaje gake gake aza yegera aho umugabo wiwe aguye, ndetse ahangaha ni ahantu mu kiyaga ku ruzi bazaga kuba baroba amafi. Arangije nta kindi yakoze, yageze gutya afata umugabo wiwe, arangije amuzana gake gake amwegereza ahangaha muri ano mazi, amukurubangana mu mazi. Arangije atangira kuvuga ati ibyawe bigiye kurangira, ngiye kuba naguta muri ano mazi, ndetse uze kuza gusoma ano mazi menshi, ndetse numara gusoma ano mazi urahita upfa. Arangije aza gake gake, yaje gake gake undebere ngo amafaranga araza, ndetse hagahita hazamo n'ibibazo byo kuba bashaka no kwicana. Gusa ageze ahangaha arangije aravuga ati mana yanjye, ntago nzi niba ari ibintu byiza nkoze, gusa ngomba kubikora. Aya mafaranga ni menshi, ndetse ngomba kugenda nkayabanamo na wa musheri wanjye tukabaho neza. Undi we twabanye nagukunda, twabanye nkukurikiye amafaranga. Umaze kuyabona nibwo nanjye ngiye guhita nkucikaho, nkatwara iki kintu gifite amafaranga menshi, nkaba nakijyana kwa sheri wanjye akaba yakigurishamo amafaranga menshi. Uri ikigoryi, ntabwo nigeze nkukunda habe na rimwe mu buzima bwanjye. Amagambo y'uyu mudamu arangije ati reka nigende. Gusa arimo kugenda hari umumarayika wese ugira gutyo araza. Uno mumarayika akimara kugera ahangaha, nyagasani yaravuze ati ase wa mudamu we, ibi nibyo wifuzaga kubona? Wasengaga wifuza kubona amaronko, none ndebera ngo urafata umugabo wawe ukaba wamuta muri ano mazi. Abana b'abantu ni gutya mumeze. Nta mutima mwiza mugira. Nimba ari uku nguku mumeze, ndabizi neza ko wa mudamu we ibyo wigira byose nta hantu uri bubashe kuba wacikira umugabo wawe, ndetse n'ayo mafaranga witwa ko ugiye gushakisha nta hantu ushobora kuza kuyavana. Arangije yaje gake gake, ndetse uyu mumarayika yaje asatira uriya mugabo bateye mu mazi kugira ngo byibuza abe yamutabara. Nta kindi yakoze, yagize atya atangira kuba yatabara uyu mugabo bateye muri ano mazi, atangira kuba yamurohora. Ndetse bivuze ngo ahangaha uwo Imana igifiteho umugambi nta hantu ajya. Yagize gutya aterura ahangaha uno mugabo amukura muri ano mazi. Uyu mugabo yamaramo akanya kanini yari guhita yitaba Imana. Bivuze ngo ahangaha nuko yagize gutya aba yamukurubangana ngo amuvanemo. Gusa wa mugore yagize gutya aza yirukanka, yaje yirukanka gake gake. Barakwereka ahangaha uyu mumarayika arangije atangira kuba yakuraho imbaraga ziwe, avuga ati uraza gukira Amoni, uraza gukira, ndabizi neza ko uraza kumera neza. Ngusize ahangaha, ndetse nuza gukanguka uze kuza kugira ubwenge bwo kuba wamenya ibyo wari urimo. Nuko nguko umumarayika yasize ahangaha abwiye uno mugabo. Gusa uno mugabo yari yahwereye kuba umugore we yamukubise igiti cyo mu mutwe, akaba yanamuteye mu mazi. Bivuze ngo ahangaha yari yahwereye. Gusa uno mumarayika arangije yagize gutya aragenda, asiga ari ibyo amutongeyeho kugira ngo uriya mugabo akanguke tayari ashakishe umugore wiwe, amushakishe ashake n'ibye yari afite. Gusa arangije nuko yagiye. Uyu mugabo arangije akangutse atangira kuba yakitegereza hano hantu, ndetse yibaza ukuntu byagenze, yibaza ukuntu yageze ahangaha ku mazi akaba yaryamye mu kuzanzamuka biramucanga, nta rubara gafite. Nyagasani ahangaha yatangiye kuba yasinzira. Gusa barakwereka hari undi musore turi kubona ahangaha
kuba yatema ibyatsi, gusa barakwereka wa mudamu wamaze kuba yata umugabo we mu mazi, yaje yirukanka, ageze ahangaha atangira kuzahamagara ati Fisto uri hehe, Fisto nkuzaniye amakuru ashyushye. Barakwereka ahangaha hari undi musore bakundanaga, ndetse bivuze ngo uno mudamu yacaga inyuma umugabo wiwe. Fisto arangije uno mudamu ageze ahangaha ati Fisto ati ngufitiye amakuru meza, ati njye n'umugabo wanjye twe turimo turaroba, none turobye ikintu gihagaze byibuza $1000. ati Fisto byibuza nakikubitsa ukaza kuza kubukimbikiye ndetse tukazasangiramo. Fisto arangije aravuga ati ni ibintu byiza, ati se gihagaze $1000, ati zana turebe. Umudamu arangije ati yego rwose ni amafaranga menshi gihagaze, ati ahubwo enda kimfashe byibuza umugabo wanjye ataza kumenya ngo nagishyize hehe, ati urabizi neza ko harimo amafaranga menshi, ati mfasha. Arangije nuko yagize atya uyu musore aramubwira ati zana ndebe. Uyu musore arangije ati ati icyo kintu gihagaze amafaranga menshi cyane, ati iyi ni zahabu, ati iki ngiki cyari gikoze muri zahabu, ndetse iki kintu bamaze iminsi bagishakisha bari gutanga amafaranga $1000. Uyu mudamu yaravuze ati Fisto ese wagiye kukigurisha byibuza ko amafaranga azavamo dushobora guhita twijyanira tukajya hanze, ndetse tukaba twahunga n'umugabo wanjye ntazigera mbona. Uyu musore arangije aravuga ati ni originali, iyi ngiyi ishobora kuba ihagaze byibuza $5,000, ati byibuza ndashakisha umukiriya, biratwara amasaha 24 kuba nabonye umukiriya wo kuba nagurisha ahangaha ino zahabu ndetse tukabona amafaranga. Fisto uyu nguyu arangije aramubwira ati rero ngiye kuba nagenda mbike, ndetse ugaruke mu kanya gato tuze kujya gushaka umukiriya aduha amafaranga, ubundi ibintu bize kugenda neza. Gusa uyu nguyu arangije aramubwira ati nta kibazo. Uyu mudamu arangije aravuga ati ni ibintu byiza, ati kubona ndabona $1000 ni ibintu bishimishije cyane, ati umugabo wanjye uburyo nakimwatsemo bwari uburyo bushimishije. Uyu nguyu arangije Fisto aramubwira ati ndaje rero, reka nze nyibike hatagira n'umuntu uraza kutwumva. Fisto yagize gutyo ahangaha aza ajya mu rugo rwiwe ngo abe yabika ari amafaranga menshi baze kuza kukigurisha. Uyu mudamu yaravuze ati uyu munsi byibuza mbonye ibintu byiza, mbonye amafaranga. Barakwereka uno musore ageze ahangaha, underere neza witonze ngo nta muntu urindisha imbwa inyama. Ageze ahangaha uno musore areba disi kintu afite, areba amafaranga gihagaze, atangira kuba yavuga ati aya mafaranga si ubunyakatire koko, ngo uriya mukobwa ngo turi inshuti, kuba turi inshuti ntago kino $1000 ati nzarya igihe kinini ntago byatuma ngaruka. Undebere neza amagambo uyu mugabo atangiye gutekereza, ndetse kuba yahemukira uriya mushuti wiwe akaba yakitorokera akigendera akajya kukigurisha. Arangije ati ngiye kwigendera, ati uzansange i Nyagasambu, ati byibuza nujyana amahirwe yo kumenya aho nagiye uzaba ugira imana. uno musore yagize gutya aza gake gake, nuko yaje yonyomba gake aza yegera mu ishyamba ngo arebe ko yacika uno mudamu. Yaje gake gusa barakwereka ahangaha Fisto niyo nama yigiriye kuba yayoba uriya mukobwa, ndetse uriya mukobwa akaba yayoberwa ahantu uno musore yaba arengeye. Nuko Fisto yatangiye kwirukanka. Barakwereka ahangaha uno mudamu ubwo ngubwo akiri ahangaha akibaza amafaranga baramuha icyo azayakoza. Arangije aravuga ati Fisto ko watinze byagenze bite, ati ko umazemo igihe kinini, ati igihe wagendeye umbwira ko ugiye kubika, ati urimo urakora ibiki nyagasani. Yatangiye guhamagara Fisto, gusa Fisto tumaze kubona yuko Fisto yafashe icyemezo cyo kuba yatoroka, akaba yatorokana kiriya $1000, akaba yagicikana ndetse akaba yayarya wenyine. Barakwereka ahangaha uyu nguyu asigara yibaza ati Fisto uko utabanguka, ati banguka uze nkubwire Fisto. Gusa icyo ataramenya nuko Fisto yamaze gufata icyemezo, akaba yamaze kwimanukira nyagasani. Gusa barakwereka ahangaha
akirimo ahamagara Fisto, barakwereka wa mumarayika wagize gutya wamubonye ari kuba yakica umugabo wiwe. Arangije hari ibyo yatangiye kuvuga, arangije uriya mudamu nta kindi kintu cyahise kiba, yikubise hasi. Gusa uno mumarayika arimo aravuga mu buryo buteye ubwoba uriya mudamu. Gusa uriya mudamu akibaza ati ni ikihe kibazo gihari nyagasani? Gusa uno mudamu nta kindi yakoze. Uyu mumarayika arangije aramubwira ati ikintu wabashije kuba watwara umugabo wawe gishobora kuba kirakwicisha. Ati ibyo ngibyo ubimenye, ntago ari ibintu byoroshye. Uyu mudamu arangije aravuga ati ntago ndi kubona umuntu ndi kuvugana nawe, ariko nyine none se ikintu natwe umugabo wanjye urakizi. Yatangiye kugira ubwoba. Uno mumarayika arangije aravuga ati ndabizi neza ko wamutwaye ibuye ry'agaciro rihenze cyane, rihagaze amafaranga menshi. Ati ushobora kuza kubizira ndetse nutaza kuza kugaragaza aho wabishyize. Uyu mudamu arangije ati njye nta kintu natwaye. Ati se urabona hari ikintu mfite